nijuru ngo nuko abamedi n'abaperesi zangabo zasigaye mu kireza abamarayika ngo zifata marayika waruzanye ibisubizo zimubuza kugenda ngo iminsi ibaye 21 Uwiteka arabaza ngo kubera iki Daniel kirimo gusenga naramusubije ibisubizo bye marayika usigaye urya ibintu by'abantu wabihaye undi muntu wibeshye marayika ati ndumwere njyewe narindiriye yuko tubonana kubera ko ufite benshi bakuzaniye amadokima y'abantu mwijuru haba amadosiye mwijuru haba abamarayika batonze imirongo abashinzwe imirongo myiza yawe abashinzwe uburyo uza ngwiki barahari hari n'abashinzwe uburyo wishura inzu ngwiki abashinzwe imirongo myiza bagomba kumenya uko warwaye abantu uko biga uko wari uko wambaye uko wagize ute marayika ngo akigera imbere y'Imana iyo ugiye kugera ku ntego y'icyo washakaga bigenda bite ese ntudepoza ushaka akazi bakaguhamagara ugakora interview hagasigara abantu batatu bakeneyemo babiri ugakora interview muri babandi babiri ntuzemo kandi nyamara muri babiri watsinze ariko kubera yuko ntawe wanyu ugomba kwicara muri iyo ntebe hagomba kugaha wa wundi kugira ngo utakabona ugume inyuma kandi Imana yaravuze none se nibangaho Imana yabwiye ngo njyewe nduwiteka nguhaye akazi umuntu akaza akakabona akabonamo amezi 2 agahita akavamo akaba amaze imyaka 5 ataragasubiramo none se nukuvuga ko uyu muntu yamubwiye akazi yamubeshye yagakandagiyemo ariko amaraso ati vayo ngwino urajyayo ntabwo ugomba kuguma hari Imana yasoje isezerano ariko umubiri n'akarande biranga Shalom shalom ndabasuje mu izina rya Yesu nshuti za Evangelist Esther abakunzi banjye abonzi nabo ntazi East Africa yose ndabasuhuje amara y'Imana bane namwe rero nk'ibisanzwe bari bwo mbugiye kubana natwe kuri Evangelist Esther wakora subscribe wakora share ujya muri comment kugira ngo tubane umunsi ku munsi rero nk'ibisanzwe mubona ko uyu munsi ntabwo ndi njyenyine hari umushyitsi mwagiye mwandika shamve ndabakunda muri abakozi b'Imana Esther ura mukozi w'Imana twaramukunze yatubwiye amagambo meza atwishwe ngomba ku buryo tugomba gusenga dusenya imbaraga za karande rero nkuko yavuze ngo azagaruka twagiriye ubuntu kuri Evangelist Esther umukozi w'Imana yagarutse ariko reka mbaze nsenge kugira ngo mwakire yongera twibwire hari abakumenye hari n'abatarakumenye kugira ngo twongere tubane tuziranye reka twaye Imana dusenge turagushimiye Imana yacu turagushimiye kuri mwiza tugushimiye ko cyanuka muri byose mu izina rya Yesu tugushimiye uburinzi bwawe bwabanye natwe waraturinze wakoze no habwa icyubahiro tugushimiye ko warinze Evangelist Esther warinze inshuti zanjye warinze abavandimwe imiryango warinze umuvandimwe umugaragu wawe Elia waramurinze no habwa icyubahiro twongeye kubana muri uwo mwanya ari muzima turabigushimiye no habwa icyubahiro none witeka tugiye kuri kiganiro bane natwe utuze imbaga z'umwuka wera kandi umuntu wese uzareba iki kiganiro uzamuha umugisha kandi mwami uzaduhe kumva ibirimo kandi tubikuje kuko ijambo rya tubigendereho urakoze kuri umwami kandi kuri umukiza turagushimiye kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu Kristo amen amen reka rero Mana yanjye numva nuzuye umunezero cyane Imana duteye iteka reka tukwakire kugira ngo wongere wibwire abantu badukurikiye ni karibu yasabaho umugisha mwinshi amen twa Pastor Eli amen ndi umushumba nzi ko ubushize twari kumwe twari twatangiye tuganira tuvuga ku kijyanye na karade tuvuga uburyo umuntu asenga akaba mu bihe byo gusenga byiza akaba avuze ibintu byinshi umuntu akaba yasenga icyumweru arimo gusengera umwuka w'ubusambanyi ahubwo yava kuyasenga akaba aribwo abikora cyane sibyo akihana akiyeza ariko yasoza y'amasengesho ahubwo akaba aribwo wa mwuka murusha imbaraga ni ikibazo narababwiye ngo bavuga ko roho nzima iba mu mubiri muzima icyo robo bavuze ni ikihe umubiri muzima ni umubiri utarwaye none twe tukareba indwara zo ko umuntu yaba ashonje ko umuntu yaba yarwaye indwara zisanzwe malaria umuntu urwaye malaria ntabwo byatuma atarota ngo yerekwe umuntu urwaye sida kanseri umutima umwuka ashobora kugira iyerekwa mu buzima busanzwe iyo rero bavuze ngo roho nzima iba mu mubiri muzima bashatse kuvuga iki ni roho itura mu mubiri utarimo izindi mana yego mu yandi magambo twebwe twarakijijwe abakorinto ba 2
5:17 narabibabwiye ngo uri muri Kristo Yesu habaye icyaremwe gishya ibya kera biba bishize. Nababwiye ko ibiba bishize ntago haba hashize kuba wari umukobwa utarabona umugabo ngo ubwo umugabo yise umubona. Ntabwo haba hashize kuba wari umushomeri ngo ubwo wabyutse wakira Kristo ukabatizwa ngo ubwo wahise ubona akazi. Haba hashize kurimbuka k'ubugingo. Ubugingo buzabona Imana. Ariko uyu mubiri twambaye uyu nguyu ufite ahantu ukomoka twebwe tutazi. Ariho nakubajije ngo ntuzi sogokuru wawe, ndakubwira ngo na sogokuruza ntumuzi. Bishatse kuvuga ngo nanjye nge sogokuru ndamuzi. Ariko muzi turi muri Kongo, ariko uyu munsi ntago namwibuka. Sinibuka nuko asa kandi twarabanaga. Na papa wanjye yaratashye uyu munsi ishusho yo njya nyibuka ariko nkumva itangiye kubura. Njya nkunda no kubaza abantu. Nkababaza ntariko mureke mbabwire. Ejo bundi nta muntu ugitinda ku isi. Nubyara abana, abo bana bawe bazajya kubyara abana ugihari. Uzaba ukiriho ku buryo abo bana bazabasha kukubona nka sekuru. Bivuze ngo nuba waratashye rero abana bawe bakabyara, uzajya ubabwira sekuru nk'umuntu nyine sogokuru wanyu yari ameze atya. Rimwe na rimwe n'amafoto agenda abura, cyakora cyo haje imbuga turayabika. Ariko ntabwo njyewe nindamuka ntashye, ntabwo nzaba narabwiye umwana wanjye ko hari ibintu nagendeyemo, ko hari ibyo natambiye, ko hari ibyo papa data yambwiye yakoreye. Hoya, generasiyo tugezemo ni generasiyo iri digitali. Nta byo kubwira umwana ati baraguzaga gutya. Bivuze iki rero bantu mudukurikiye? Benshi mwateye comment ati natubwire ngo umuntu akira karande gute. Naba nkoze ikosa ryo gufata umuntu nkamwigisha ikintu kizamusaba kukiga ukwezi nkakimubwira umunsi umwe. Ntabwo ari byiza. Biransaba yuko we turagendana akantu ku kandi ukabohoka. Wamara kubohoka nta nubwo uzasaba gusenga, ntabwo uzasenga. Oya, ahubwo uzabohorwa nuko wumvise ijambo biravuga ngo ubwoko bwanjye burapfuye kandi burarimbutse. Kubera iki? Kubera kutumva. Biri kongeka abantu bose bazumva nta wababwiye. Urumva icyo kintu? None rero ubwo mwabonye ubabwira, ndashaka tujye mu Itangiriro 27, Itangiriro 27 ku murongo waho wa 30. Unsomere havuze ngo iki? Haravuga ngo Isaka arangije guhesha Yakobo umugisha, Yakobo ava mu maso ya Isaka se. Esawu mukuru we arahiguka. Unkurikire cyane. Narababwiye ngo Aburahamu ari kwa Setera yahagurukanye umwuka w'ikinyoma. Ageze mu ba Filistia abwira umugore ngo abeshye ko ari mushiki we. None nshuti yanjye kw'Imana mwavuganye ukaba ugifite umwuka wo kubeshya. Uzi ikintu gituma ubeshya? Ufite umwuka wo kwa Aburahamu. Uri umukristo, uri umurokore, urakijijwe, urerekwa, urahanura, ariko iyo bakubwiye ngo tubonane saa 2 uboneka saa 5. Iyo ni karande rero. Kandi umuntu ubeshya kugira ngo Imana izamugeze ku mwuzuro w'icyo ishaka kwageraho biragorana cyane. Iyo umuntu agifitemo umwuka wa karande, ntabwo uyu muntu ashobora kugera mu buhanuzi yahanuriwe. Unkurikire cyane. Aho hantu hasubiremo numve. Iyo umuntu agifite umwuka wa karande, Yego. ntabwo yinjira mu buhanuzi. Iyavuze ni Imana. Yego. Abahanuzi bahanuye bari mu mwuka. None kuki baguhanuriye none aha turi mu cyumba ngo Imana irakugaburiye, wagera mu rugo ahubwo ugasanga n'agafu wari wasize ahantu mu ishashi, imbeba zakariye kamenetse. Ese Imana irabeshya? Ntabwo Imana ibeshya. Imana yavuganaga n'umuntu w'imbere muri wowe, ariko umuntu w'inyuma wawe aracyaboshye. Akeneye kuboka, kuko niba iwanyu hariho umwuka w'ubukene, uyu mwuka uragendera mu maraso yawe. Imana rero iravuga ivugiye mu isi y'umwuka, ariko isi y'umubiri iracyaboshye.
birasaba yuko isi y'umubiri ibohoka hanyuma n'isi y'umwuka ikaba open wide ikaguka ikabohoka. Ariyo mpamvu umukobwa bazamubwira ngo Imana iguhaye umugabo ejo bugaca mu gitondo yishingira. Wumvise icyo kintu? Abantu munkurikire, niba iwanyu nta muntu wigeze akora ubukwe kugira ngo wowe uzabubone bizakugora. Kubera iki? Bivuze yuko iwanyu hari umwuka wo kutazigera abantu bakora ubukwe. Birasaba yuko wowe ku giti cyawe ubohora amaraso y'abantu b'iwanyu ukayabohokaho, ukitandukanya n'imbaraga zo mu maraso y'iwanyu, zo mu maraso y'iwanyu. Iyo umaze rero kuzibohokaho ntabwo wirirwa winginga ubukwe. Yego, ubukwe buragushaka, burakwizanira. Ndatanga urugero. Abiwacu kwa ba data, kwa ba masenge, kwa ba mama, yewe na data na mama nta bukwe. Yes, ntabwo. Bivuze ngo nabashiki banjye bityo ko bakoze ubukwe bagiye kubukora barabanje kwishingira, noneho banatandukana nabo bishingiyeho. Ahubwo je maze kumenya karande habaho kubasengera, mbinjiza mu isi yo gutandukana n'icyo kintu. Bamaze gutandukana nacyo bahita binjira mu isi yo kwakira Imana. Noneho ndashaka kuvugana n'abantu, ndashaka kubabwira ikintu gikomeye. Kubera iki umusore azaka kurambagiza ubona ari umusore ufite ibitekerezo, ufite ubwenge, ufite imibereho, ufite ubuzima, kandi usenga, wa mukobwa we cyangwa se wa musore we, ariko bikarangira uyu muntu umusoreje mu isi yo gusambana gusa ariko nta kubana. Nuko utaramenya ngo ushishoze, witwaza yuko usenga cyane. Gusenga cyane n'amasezerano nta hantu bikorana n'aya maraso wambaye. Uyu ni umubiri uzapfa. Imisozi birwa wiruka nkusenga ukora ibiki uvunika, amajoro urarusenga ukubita utesha, ni menshi. Inshuti yanjye tuganire, muze kuza muri comment tubivuganeho, tubiganireho. Kubera icyo urara amajoro usenga saa 9 ukabyuka ugasenga, ariko akaba ari we muntu wa mbere mu kazi ufite ibibazo, akaba ari we bucyasheri wawe mwashwaye, ntacyo wamutwaye. Bishatse kuvuga iki? Ntabwo ari uko Imana itakumvise. Danieli yarasenze, asenga iminsi 3 mu ijuru baramusubiza. Danieli yavuganaga n'ijuru ngo nuko Medi n'abaperesi zangabo zasigaye mu kireza b'amarayika ngo zifata marayika waruzanye ibisubizo zimubuza kugenda. Ngo iminsi ibaye 21 Uwiteka arabaza ngo kubera iki Daniel kirimo gusenga naramusubije ibisubizo bye. Marayika usigaye urya ibintu by'abantu, wabihaye undi muntu wibeshye. Marayika ati ndumwere, njyewe narindiriye yuko tubonana kubera ko ufite benshi bakuzaniye amadokima y'abantu. Mwijuru haba amadosiye, mwijuru haba abamarayika batonze imirongo, abashinzwe imirongo myiza yawe, abashinzwe uburyo uza ngwiki barahari. Hari n'abashinzwe uburyo wishura inzu. No ngwiki abashinzwe imirongo myiza bagomba kumenya uko warwaye abantu, uko biga, uko wari, uko wambaye, uko wagize ute. Marayika ngo akigera imbere y'Imana yikubita hasi, aramubwira ngo burya nagize ingorane mu gihe nari ngiye gutabara Daniel. Abamedi n'abaperesi baramfashe, barambujije. Ariko reka abantu turi kumwe mu nyumve, ufite imbaraga zingana gute nk'iza Daniel wamaze 21 atarya atanywa. My God. Ngo arasenga ntiyacogora, arakomeza aringinga ngo nuko Imana iza kubona ko hari umuntu ukiri gusengera batagusungwa arambaza iki, kandi naramusubije. Hari abantu muri gusenga mwarasubijwe. Hari abantu muri kwinginga ibisubizo byanyu bihari, ahubwo amaraso yanyu, uyu mubiri mwambaye ukaba udakominikana n'Imana igomba kubuzuriza kubera karande. Niba iwanyu hariho karande yuko nta modoka ugomba gutunga, kandi mu ijuru baraguhaye imodoka, bivuze yuko iyi modoka iracyahari. Ziriya modoka zisaziye muri Majerwa zavuyeho irangi zikaba zarangiritse, ntabwo ari uko zidafite ba nyirazo, ahubwo ba nyirazo bananiwe kuzigeraho kubera hari ibintu bikibaboshye. Ngo nuko Uwiteka abwira marayika Gaburiyeli, aramubwira ati mbwirira abo bahungu begereye. Gaburiyeli rero niba ari Gaburiyeli, niba ari Mikayeli, ni Mikayeli ushinzwe intambara.
Niki